Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Israeli, turagushima wari mwijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka. Turagushimira umugambi mwami wawe wari uhishwe ibihe bitararemwa, sanzure itararemwa, igihe wagennye kigeze umugambi mwami utangira guhishurwa abana b'abantu bamaze kubaho, ugatangira umugambi wo kubaho ishurira uwo mugambi wawe. Mwami uduhe komeza gufunguka mu muntu wacu w'imbere, ubwenge bwacu bufunguke, ntitube abantu bakamere gusa bakoresha ubwenge bunyamaraso, ariko tugire ubwenge mu mwuka, aho dusobanukirwe iby'uwo mugambi wawe. Waravuze ko abantu bawe bishobora no kutamenya, mwamufungura ubwenge bw'abantu kandi ubaye kumenya ko igihe cyabo kitari elastique, ko gifite iherezo, kugira ngo bagikoreshe neza kubw'umugambi wawe. Mukara ukomeze gukora umurimo wawe muri twebwe abizera, mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana riutuyore. Le plan de Dieu s'accomplit à travers les confrontations avec le monde des ténèbres. Umugambi w'Imana usohozwa binyuze mu ntambara cyangwa mu guhangana n'imbaraga z'umwijima. Iryo jambo confrontation, guhangana. Umugambi w'Imana nta gupfa gusohozwa. Muribuka ko turiho turarwana urugamba rw'Imana, turi kumwe n'Umwuka Wera. Iteka no kwibuka abari kubise, abari bo ibyaremwe biri kubise, ubwami bw'Imana buri kubise, Umwuka Wera ari kubise, abasenga bari kubise. Amen. Ejo twabonye ko umugambi w'Imana ni umugambi uhoraho Imana yagambiriye byose bitararemwa. Uwo mugambi ukaba waravuyemo ibiriho byose, kandi uwo mugambi uragenda usohozwa, ntabwo uragera ku musozo. Twabonye ko umugambi w'Imana urenze urungano runaka, generation. Ni umugambi ugenda usohozwa uko Imana yabigambiriye, uko abantu bagenda basimburana ku isi, bamwe bakavuka, abandi bagapfa, abandi bakavuka, abandi bagapfa. Uriya mugambi Imana iragenda iwusohoza. Ibyo ni cyambere ukwiye kumenya. Ntabwo ari umugambi urangizwa n'abantu b'umugi runaka, urabarenze. Imana ishimwe. Abona natwe turi mu byo abagananye n'Imana bose, kuva umuntu wa mbere ariho, kuva Adamu na Eva, abagananye n'Imana bose, umugambi Imana yari ifite niyo tukirimo, natwe niyo turimo. Amen. Imana iragenda ikurikira ngo iwusohoze. Naryo rya jambo twasomye nako twavuze, sinzi ko twarisomye. Cyubahiro dusomere ibyakozwe n'intumwa 13:36. Aya n'amagambo ari ibintu bita key verses, verset clé, amagambo rufunguzo kuye kumenya. Nubwo utamenya Bibiliya yose, ariko hari amagambo yitwa de verset clé, key verses, kuye kuzimenya. Iri ni ijambo kuye kumenya. Tusomere. Kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira,
ashyirwa kuri ba sekuruza arabora. Amen. Subiramo. Kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza arabora. Amen. Amen. Or, David, après avoir en son temps, kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye. Iryo jambo mu gihe cye, kuko ntabwo yari gukora iby'Imana ishaka mu bihe byo, kuko atabibamo. Ari ibihe byamubanjirije, ari ibyakomeje nyuma atakiriho. Amaze gukora ubushake bw'Imana mu gihe cye. Natwe iki nicyo gihe cyacu. Imana nitsinda kuvuga tuzaba tutagifite igihe, kizaba ari igihe cy'abandi. Ibyo rero Satani ntashaka ko abantu babimenya. Arashaka ko abereka ko ibihe byose ni ibyabo. Oya, mu gihe cye. Kandi umuntu ntabwo ari we agena igihe azavukiramo, azabamo. N'Imana igena icyo gihe. Ntabwo rero wowe byananiye Imana ko uvuka muri rimwe, cyangwa uvuka mu mwaka w'igihumbi, ariko ukavuka igihe wavukiye, ukaba mu gihe urimo. Ibyo n'Imana yabigennye. Iyo gihe rero nicyo cyitwa igihe cyawe, ngo ukwiye kugikoresha mu bushake bw'Imana kitarakurangirana, kuko icyo gihe ntabwo kigumaho, gihoraho, kiratangira kigashira. Umugambi w'Imana we urakomeza, ariko buri muntu wese afite igihe cye. Nikimurangirana bizaba birangiye, hazaba ari igihe cy'abandi. Ibyo muzirikane. Dawidi amaze gukora ubushake bw'Imana mu gihe cye arasinzira, donc arapfa. Hari igihe tuba twibaza ko tuzapfa natwe. Umuntu akabaho ko abandi niho bapfa, njye ntabwo bindeba. Ukibaza ko uzahorana igihe kitagira iherezo. Ni ukwibeshya. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Iri jambo nshaka kuvuga dessein, ni ukuvuga projet, plan y'Imana. Amaze gukoresha igihe cye, agikoresha mu mugambi w'Imana, arasinzira. Uyu mugabo rero twamugiraho byinshi. Ni sekuruza wa Mesiya, Dawidi. Ariko umugambi wo yakoreye wari umurenze, uracyakomeza. Ariko Satani aradushuka igihe cyacu tukayikoresha nk'uko tugifite igihe cyose, ntitumenye ko hari igihe cyacu n'igihe cy'abandi. Kandi icyo gihe ntushobora gucyongera. Icyo gihe cyaragenwe n'Imana. Rero ntabwo igihe cyawe ugifite mu buryo buhoraho. Uragihabwa, ariko hari igihe kizarangira. Ni nka cash power. Nigirangira se? Icyo dutandukanye na cash power ushobora kongeramo, ariko cash power y'ubuzima bwayo twahawe irangiye. Nta n'umuriro wongera kwinjiramo. Abantu rero ntabwo babizi. Bazi ko bafite igihe cyose cyabo. Oya, tekereza wowe igihe cyawe urikoresha gute? Ubu urakoresha gute igihe cyawe? Nicyo kintu ufite kurusha ibindi rega. Byose ubifite kuko Imana yaguhaye igihe.
iyo utabona igihe ntabwo wari kuba ufite icyo ufite. Byose bikorerwa mu gihe Imana yaguhaye. Icyo gihe rero nicyo ukwiye guha agaciro, ukagikoreshamo neza kugira ngo giheshe icyubahiro uwakiguhaye. Dusomere Abaroma ibice 9 umurongo wa 28. kuko umwami azasohoza ijambo rye mu isi, akarirangiza bidatinze kandi akarigabanya. Amen. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Nisobora mu Kinyarwanda cyane kuvuga ngo umwami azasohoza, amen, mu buryo bwuzuye, pleinement, mu buryo bwuzuye. Uriya mugambi wuzuye ngo azawusoza pleinement et promptement, kandi vuba rero y'Imana ntabwo ari vuba yacu. Nivuga ngo azasohoza umugambi we wuzuye, wa wundi umwuka wera yarabundikiye, azawusohoza nta na kimwe kibuze, kandi igihe ntabwo kizarogoya ishyirwa mu bikorwa by'uwo mugambi. Ariko niturarangiza azawusohoreza he? C'est dans votre Bible, ni muri Bibiliya yanyu, ni muri uwo murongo nyine, mw'isi. Azawusoza mw'isi. Kubera iki mw'isi? Amen. Mbabarire nimba nshobora gukoresha ururimi rw'amahanga mbere ko mbishyira mu Kinyarwanda, no kugira ngo abazi ururimi bumve neza cyane. Wayibise? Amen. Abazi igifaransa bumve. Le plan de Dieu, ou le dessein de Dieu, ou le projet de Dieu avait besoin de l'espace-temps pour s'y déployer. Umugambi w'Imana wari ukeneye isanzure n'igihe bibanze bibeho kugira ngo ubone ajya deploy. Twavuze gute? Nabaye urugero rw'ikinyugunyugu. So deploy ni kuvuga iki? Ni nk'ikintu gifungiye ahantu hanyuma kigafungurirwa. Aha, reka mbaho urugero rwiza. Umutaka iyo ushaka kuwukoresha mbere uba umeze gute? Uba uzinze. Ese iyo uzinze ubona ubwari bwaho? Ubona ryari? Iyo ukanze niyo bita deployment. Uriya mugambi wari uzinze, wari ukeneye iki? Ahantu n'igihe kugira ngo waguke mu bihe. Niyo mpamvu ngo azasohoza umugambi we ku isi. Iyo bavuze isi, mufate muri sense ya univers, cosmos, isa sanzure. Apana akakasi kacu gafite diametre y'ibihumbi 12. Uva hano ku mpera y'isi ukagera ahandi ni ibirometero 12. Ntabwo ari byinshi. Hari indege zivuduka bo. Rero iyi si yacu ni ntoya. Iyo hano birivuga isi, ibivuga cosmos, ivuga isa sanzure. Rero Imana yari ikeneye mbere na mbere kurema isanzure, noneho n'ibihe bigatangira kubaho kugira ngo wa mugambi wari ubundikiwe utangire winjire ushyirwe mu bikorwa, winjire mu mateka. Rero deployment tukoresheje ya mvugo mwumva cyane. Wa mutaka ntabwo urarangiza kwifungura. Wa mutaka ntabwo urarangiza
kwirambura mu bugari bwawo. Wa mugambi w'Imana urakideploya, ntabwo urarangiza. Na niyo mpamvu batubwiye ngo Dawidi ngo amaze gukora ubushake bw'Imana mu gihe cye arasinzira. Amaze gukorera wa mugambi ibyo yaremewe gukora, role ye arayirangiza, arasinzira. Abandi bakomeza. Wowe nanjye dukomeze. Turakomeza se gute? Ikibazo giye mfite ni kimwe. Abantu benshi ku isi bitwa abakristo ntibazi umugambi w'Imana. C'est le problème. Cyo kibazo n'abakristo gusa. Ntibazi baravaye baragiye bazuza ko bazapfa bakajya mu ijuru. Ntabindi. Ntabwo bazi umugambi w'Imana. Naniyo Paulo amaze kwishwa n'Umwuka Wera ko atazongera kubona abayobozi b'amatorero yabanye nabo muri Efeso, ageze mu gitwa Mileto arabahamagaza. Amagambo yarabwiye ngo sinigeze mbahisha kubabwira umugambi wose w'Imana wuzuye. Nyumva? Ni wa mugambi rero, kugira ngo nabo bawumenyekanishe itorero. N'amatorero mangaye abakristo babo bazi umugambi w'Imana. Kendo bazi ukore sondage. Tubaza ko atari benshi. Bigagura gusa turakijijwe. Bagahita baba inefficace. Bagahita babura ayo mahirwe yo gukorera uwo mugambi. Ko ntiwakorera icyo utazi. Nemo Satani ararwanya kwigishwa. Ashaka ko abantu bazajya bagusa bagarukira ku materaniro yo kuririmba no gusimbuka n'ibindi. Ariko ntibazigishwe bamenye uriya mugambi. Amen. Noneho igihe kibashirane. Ese mwari mubizi ko hari ubwenge bw'umubiri n'ubwenge bw'umwuka? Ndiye ambwira bitandukanye. Hari ubwenge bw'umubiri, babita ubwenge bwa kamere, n'ubwenge bw'umwuka bitandukanye. Iki twabonye ko abantu benshi barumvise ubutumwa, barizera barakizwa kubw'ubuntu bw'Imana, ariko bagumye uko bari abakamere. Niyo mpamvu hari ingorane mu matorero, kuko abantu barakijijwe. Kuko Abefeso 2:8 twasomye ejo iravuga ngo twakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, bitavuye mu bikorwa byacu. Kwizera. Amen. Yesu nibyo yakoze biguhesha ubuntu bwo gukizwa. Wahindutse se? Yeah. Abantu rero bagumye kuri iyo ntambwe ya mbere. Mu matorero ku isi huzuyemo amakamere gusa. Ni bake bamenye intambwe ikurikira, kuko iyo ntambwe ikurikira ce n'est pas gratuit. Ntabwo ihabwa nka kado. Agakiza ni kado, ariko ibikurikira ntabwo ari kado, ari effort gusaba. Wayizi? Ni ibya twasomye Baroma 12 umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Mutange imibiri yanyu nk'ibitambo bizima bishimwa n'Imana, ngo niko kwikorera kwanyu kwagira umumaro. Muhinduke basha mu mitekerereze yanyu. Amen. Muhinduke basha. Amen. Mu mvugo z'amahanga ngo soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Be transformed by the renewing of the mind. Mind kikuba renewed, kugira ngo ube transformé.
iyo ntambwe rero twabonye ibintu byinshi isaba: kuba umuntu wegera Imana mu gusenga, gukunda ijambo ry'Imana ukarisoma, cyangwa nimba utazi gusoma ukarishakisha ukaryumva. Amen. Hanyuma ugasabana n'Imana buri munsi, ukagerageza kubwira Imana iguha imbaraga zo kunesha wa muntu wa kera kamere. Mu bisanzwe ngo ikwiye kubambwa, ariko ntabwo idukundira, turayifata nyuma yagera mu nzira ikatwiyaka. Ibi rero nibyo rero byuzuye mu matorero. Iyo rero urwo rugendo rwo kuva gukizwa kubw'ubuntu ni kado, ni impano y'Imana, no gutangira urugendo rwo guhinduka. Kubera ko urwo rugendo rero abantu rero rubananira cyangwa ntibanaruzi ko runabaho benshi, bahita rero kagakiza bahawe ku buntu. Amen. Kubera ko ubuzima bwabo budahamanya n'ibyako gakiza bahawe ku buntu, batangira rero kuba indyarya, tugaseka tudaseka. Wayibise? Ukagerageza kugaragaza hanze yuko bihwanye neza n'akagakiza, kandi mu imbere nta murumva. None tukabyara amatorero y'indyarya, ubu Kristo kuburyarya, kuko urabizi se ukundi n'ukuntu nakabaye ntabwo bihwanye. Ariko kugira ngo rero ntibanyite umupagani, reka ngerageze kubaha ishusho, guha abantu ishusho ya bwa Bukristo. Uravunika, ikaba komedi, ikaba ikinamico, kuko mbere muri wowe uzi yuko utari uko ako gakiza kavuga. Byapfiriye he? Rwa rugendo rwo guhinduka ibitekerezo. Niyo mpamvu usanga rero tuba abakristo b'indyarya, tukaba twuzuye za kamere zacu. Murumva aho byapfiriye? Ikizabibereka nuko iyo habaye akantu gakomye gusa, bwa bupagani buraseruka. Ngaho ingumi, ngaho ibiki mu matorero, bafate mu mashati, bagize gute? Hese ibyo gusenga se byahindutse gute? Ingwano, abarokore basaze cyangwa nimujya mubyumva. Ni za kamere itigeze zivaho. Ariko ntabwo bari bakijijwe, kuko gukizwa ntacyo utanga. Urizera ubutumwa bwiza, ubuntu bw'Imana bukakuzaho, umaze kwizera ugakizwa. Ariko Imana igutegereje iki? Impinduka rero ntazo mu bantu benshi. Rya jambo kubi icyari mu gishya, Imana igategereza kabibura. Ugasanga uko wari umeze mbere ko ubutumwa bukugeraho nuko umeze ubu, imbere nicyo kimwe, gusa inyuma wize ubwenge mu gute amayeri, wize amayeri yo kwidoshereza ikanzu ya kirokore. Iyo ishaje ukadoda n'iyindi. Noneho no mu mago bikananira abantu kubana, none bikadeboroda, bikagera mu itorero, ugasanga ingo zaramaye ntazo. Ibishikira ingo z'abapagani nibyo bishikira ingo z'abakristo, kuko ntago bigeze batangira process yo guhinduka. Ariko bari bakijijwe, ibyo muzajye mubimenya, kuko gukizwa ni kado y'Imana, ntago tubikorera. Mutekereze neza Abefeso 2:8, niho muzamenya ibyo ndavuga. Arimo muti mugenda mu Baroma 12:1-3, mu bihuzi muraza kumenya ibyo ari byo. Umugambi w'Imana rero ntabwo uzwi
n'abakawumenye bose uzwi na bamwe. Niyo mpamvu usanga rero ubukristu itorero usanga ari ikibazo. Uyu munsi turibanda vuba vuba mu byanditswe byera biri mu Kuva 17 umurongo w'8 tugeze ku murongo wa 16. Maze haza Abamaleki barwaniriza Abisirayeli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati udutoranirize ingabo mugende murwanya Abamaleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko Abisirayeli bakanesha, yayamanura Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha. Bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki bakibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro acyita Yehova Nisi. Aravuga ati Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya Abamaleki ibihe byose. Amen. Hano ntabwo benshi muri twe ntabwo ari ubwa mbere tuhasoma, ariko mukurikire. Igihe Imana yakuraga Abaheburayo ari bo Bisirayeli ibakura muri Egiputa, bamaze imyaka 430 bari muri Egiputa. Baragiye ari bake, turabizi ukuntu byagenze. Wabanjirije ni Yosefu, agurishijwe n'abavandimwe be. Imana iramugira neza, iramuzamura aba minisitiri w'intebe, niwe yari yungirije Farawo. Arakomera muri Egiputa, inzara iratera ku isi icyo gihe, ntabwo ari muri Egiputa gusa. Noneho umuryango we nawo, ni ukuvuga Yakobo n'abe Isirayeli, nabo muri Kanani inzara yari hari. Bumva ko muri Egiputa hari amahahiro, none atuma bamwe bahungu be kujya guhaha. Uko byageze murabizi, uko nyuma Yosefu yaje kumenyesha ababyeyi be ubona ku bavandimwe. Noneho na Yakobo rero n'umuryango we baramanuka, ngo bari nk'abantu 70, ibyo bita le clan Jacob. Bageze muri Egiputa, Imana bagira neza, bagira ikintu cyiza imbere ya Farawo, abatuza ahantu heza Gosheni, ahantu hera n'amatungo niki. Muri icyo gihe cy'uwo Farawo baratona, baba batoni kubera Yosefu. Ariko mu nyuma haje kuza Farawo wundi yima ingoma, bari bamaze kugwiza amaboko ubwo bwoko kubera umugisha w'Imana ari kuri bo. Hanyuma arabanga ko ntago yamenye ibyayo Yosefu ni neza yagiriye Egiputa, ahubwo impano yari yamuhaye. Noneho atangira gutegura gahunda yo kubarimbura, kubanza kuwagabanya, havuka umwana w'umuhungu bamwice. Uko niko Imana yaje kurokora Mose. Murabizi ko Mose nyina hamwe na mushiki we bamuhishe mu gatebo, bagatereka mu ruzi Nile. N'ukuntu umukobwa wa Farawo yagiye, noneho finalement baramubwira ko harakana, afata Mose amugira umwana we, aramuadopta, ahita ahinduka umwana w'ibwami. Murabyuka iyo? Hanyuma igihe kigeze rero, Mose afite imyaka 40 yagiye kugendera aho Abaheburayo bashizwe mu buretwa, babumba amatafari ya Farawo kugira ngo yubake iriya migi, nk'umujyi wa Ramses n'indi migi n'ibikibazo. Noneho finalement murabizi ko byagenze, ko yaje kwica Umunyegiputa, biramenyekana. Noneho arahunga, aho yaragiye kurokora aho basangiye amaraso, akoresheje imbaraga ze atari iz'Imana, ntabwo byakunze. Noneho arahunga
amaze guhunga yisanga ku mugabo witwa Yetiro, yari mu Mediyani. Ariko umenye ko Abamediyani Yetiro ari abo bagenda bakagira ibisekuruza bahuriramo n'Abaheburayo. Noneho ahita aba kwa Yetiro ndetse yamushingira n'umukobwa we. Noneho rimwe yararagira intama za sebukwe, abona igihuru cyaka umuriro n'igikongoke, arahindukira, ijwi rivugira muri wa muriro, Mose Mose Mose, kureka inkweto zawe, ahantu uhagaze ntahera. Arahindukira kureba icyo gihuru cyaka umuriro n'igikongoke n'iryo jwi. Aho niho Imana rero yavuganye nawe, imuha misiyo rero yuko izamutuma gukura ubwoko bwayo mu nzu y'uburetwa, afashijwe na mukuru we Aroni. None igihe kiragera, mu ijoro ry'umwaka 430 y'uburetwa, ingabo z'Uwiteka ziramanuka muri Egiputa, zigondoza Egiputa binyuze muri bya byago 10 muzi. Cyanyuma nicyo kwica abana b'imfura. Hanyuma muri iyo joro Imana ivana Abaheburayo mu gihugu cya Egiputa, ariyo batangira umunsi witwa Pasika. Iryo joro bavuyeyo, Imana ikora ibitangaza, banyura mu nyanja itukura, Abanyegiputa bakurikiye ingabo za Farawo zipfira mu nyanja. Noneho barambuka, batangira urugendo rwo mu butayu. Kubera kiratangiriye hose nuko igihugu cya mbere ndi buvuge hano tumaze gusoma, nicyo gihugu nibwo bwami bwa mbere, nibo bantu ba mbere barwanye nabo. Mumenye ko abo bantu ntago bari indwanyi, Abaheburayo bari abacakara, ntago bazi ibyo kurwana. Noneho Imana iravuga ngo yari kubanyuza mu nzira ya bugufi kugira ngo bageze mu gisezerano. Ni inzira inyura Gaza, iyi Gaza bumva mu makuru, ngo niho yari kubanyuza, bagenda baronja bakurikira inyanja ya Mediterane, kuko iyo Gaza iri hafi ya inyanja ya Mediterane. Icyo gihe hari Abafilisitiya n'iki byose bari hano, bagiye kuba Abafilisitiya yari puissance militaire, murabyibuka. Byari gufata iminsi 11, ariko bari guhita barwana, kandi ntabwo bazi kurwana. Imana rero ireka inzira ya bugufi ngo bazabona intambara, kandi batazimenyere, bahita basubira muri Egiputa. Imana ishima kubanyuza inzingu mu butayu, ya myaka yose 40 bamaze mu butayu. Amen. Noneho bamaze kwambuka inyanja itukura, batangira urugendo rwo mu butayu, bageze ahantu hitwa Irefidimu. Aho niho bahuye n'intambara ya mbere, ariko bamaze kumara, babonye Imana ibyo ikora. Amen. Ni ukuvuga ngo iyo Mana babona ko ifite imbaraga, yaroshye ingabo, les troupes d'élite za Farawo, ingabo kabuhariwe, special forces za Farawo, yaziroshe mu nyanja. Yonyine byababwira ko bafite Imana ikomeye. Amen. Ntibakwiye guhunga intambara ngo basubire Egiputa. Ni ukuvuga ngo uwa mbere yaje kubatera ni Amaleki. Nanjye ushaka kuvuga uyu mwanya, nani haza kuvamo isomo ry'uno munsi. Kaza wabyumvise? Haleluya. Inama ya mbere ni Amaleki. Manishimwe. Amaleki rero arahaguruka, anitwa Refidimu, ngo arwanye ubwo bwoko buvuye muri Egiputa. Amen. Mose abwira Yosuwa ategura ingabo. Amen. Haleluya. Ategure ingabo. Mwasomyeho? Amen. Tegura ingabo murwanye Amaleki. Ninde yateye undi? Ni Israeli cyangwa ni Amaleki? Ni Amaleki. Nasi babivuga hano. Amaleki vient combattre Israël à Refidim. Ni Amaleki. Kugira ngo bastope.
mu buryo bw'umwuka ni izihe ngabo zihagararanye n'abamareki? Ni abamareki b'Imana cyangwa n'abadayimoni? N'abadayimoni. Kuko abadayimoni bahagurukiza abamareki? Kuko abadayimoni bazi ko ubwo bwoko buhishwemo wa mugambi. Mubimenye. Hakurya y'iboneka n'amaso ntabwo ari abamareki, ni abadayimoni bashaka kuburizamo umugambi w'Imana. Kubera iki? Kuko Isirayeli yatoranijwe mu yandi mahanga yose ngo ibitswe inkuru z'uwo mugambi. Wabyumvise? Amen. Donc Israël, c'est le peuple de Dieu dépositaire de ce projet. Israël nibwo bwoko Imana yahisemo kubitsa uwo iby'uwo mugambi. Bivuga ngo amagambo ajyanye n'uwo mugambi. Ibyo bita les oracles de Dieu. Iby'Imana ishaka kubabitsa kugira ngo izagende yishura uwo mugambi, uzageraho amahanga yose amenya ko nayo awurimo binyuze muri Yesu Kristo. Nimba ari izindi nkuru zizakuneza kurushize, ngo waguze imodoka, ngo wagize gute, ngo inka yabyaye, ngo inzuki imitiba yamaze kuba myinshi, uzafite ikibazo. Kuko nta zindi nkuru zizahoraho n'izi mbabwira. Imana yabwiye icyubahiro. Izindi zigira igihe zigacura, igihe zigasaza. Kangubaze, nugura imodoka uyu munsi ushobora kubiririmba, sibyo? Sibyo se? None se no muri 40 uzaba ukibiririmba? Basa kugira umusazi. Bizaba byacuye igihe. Ibintu byose muri isi bicura igihe, ariko izi nkuru ntizicura igihe. Noneho Mose abwiye Aaron ati, tegura ingabo mugende kurwanya abamareki. Baduteye, bahagaze mu nzira yacu, baratubuza gukomeza tugana mu gihugu. Ngo nanjye, amen, na Aaron na Uri turazamuka umusozi. Umviriza, ngo hanyuma nzamukane n'inkoni y'Imana. Ya nkoni yari ya Mose y'umushumba aragira intama za Yetiro sebukwe, Imana imaze kuyikoresha ibitangaza. Bibiliya ntabwo yongera kuyita inkoni ya Mose, iyita inkoni y'Imana. Iyo umaze guba umwami ikintu kikabinyeguye, ntabwo cyongera kwitwa icy'umuntu, cyitwa icyayo. Imana ishimwe. Haleluya. Noneho intambara, urugamba ruratangiye hagati ya Amaleki. Amaleki urumva bo ni igihugu, ni ishyanga, nuko bafite igisirikare n'ibikoresho byose, ariko bariya icyo bari bazi no kubumba amatafari ya Farawo. None baragiye kurwana. Mwabibise? Muri make mu byumve rero, biravuga ngo Mose ku musozi, ngo igihe yazamuraga amaboko azamura inkoni y'Imana ku rugamba hariya, Isirayeli iyobowe na Yosuwa, ingabo za Isirayeli ziyobowe na Yosuwa zaratsindaga abamareki. Ntabwo rero yaguma gutya, kuko nawe araruha. Iyo arushya agatangira kumana amaboko ku rugamba hariya, Isirayeli yarakubitwaga. Mubikurikire. Amen. Ntabwo rero yakomeza azamura amaboko umunsi wose kandi ari umuntu. Baroni barabona ko Mose atangiye kuruha cyane, bazana amabuye bashyiraho, Mose ayicaraho, Uri afata hano, Aroni afata hano, bakazamura amaboko ya Mose ngo agume ari hejuru. Uko niko hari ku rugamba batsindaga. Ibyo se mu bihuzi araho bihuriye. Mose na Aroni na Uri bari ku musozi, uko azamura amaboko akazamura inkoni y'Imana, niko urugamba hariya ibyarwo bikurikirana na position y'amaboko ya Mose.
yakomeza ayazamuye Yosuwa n'ingabo ze bagatsinda abamaleki. Yaruha akamanura abamaleki, imbaraga zikabazamo bakanesha aba Yosuwa. Mu bihuze birumvikana. Mumenye ko Mose ntabwo ari ku rugamba hariya. Mose ari ku musozi, urugamba ruraberwa mu kibaya hariya. None mu bihuze mwabihuza mute, mubisona mute? Ari ikintu bita tempo, pani ngoro. Tempo ni ukuvuga iki? Bikoreshwa cyane cyane nko muri muziki. Ni ukuvuga ngo nama sequence, ni kuvuga ni rythme. Hariho expression iva mu Kiitaliano. Hariho expression ivuga ngo donner le tempo. Iyo yavuze ngo ikintu runaka cyangwa umuntu runaka niwe atanga tempo, ni ukuvuga ngo niwe aritima ibyo birabaho hantu. Bayibise. Ni ukuvuga ngo Mose nubwo atari ku rugamba mu buryo bugaragara, abamaleki ntabwo bamubona, wari ku musozi hariya na Uri na Aroni. Position y'amaboko ye niyo atanga tempo yo ku rugamba, niyo aritima urugamba. Ni ukuvuga ngo iyo azamuye inkoni y'Imana, amen, tempo ku rugamba, ritime ku rugamba, amen, ihinduka. Wari umunyantege nke ahinduka umunyembaraga. Iyo amanuye tempo ku rugamba irahinduka. Wari umunyembaraga ahinduka umunyantege nke. Iyo ni ijambo rya mbere mukwiye kubanza kumenya. Amen. None ninde yatanga ritme y'urugamba? Ni position y'amaboko ya Mose. Manishi. Amen. Haleluya. Nimushaka tempo muite gusa ko ari ritme. Ni ritme. Amen. Donc donner le tempo signifie définir le rythme, la vitesse ou la cadence d'une action, ou d'une musique, d'une situation. Ni ukuvuga ngo iyo yavuze ko umuntu niwe afite tempo y'ikintu, niwe ayobora. Ni ukuvuga ngo Mose hariya ku musozi, amen, position y'amaboko ye ayazamuye, Abisirayeli bagatsinda abamaleki. Arusha akamanura, abamaleki bagatsinda Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo ni Mose yari afite tempo, niwe yari afite gahunda y'urugamba. Abari bararwana si we bafite gahunda y'urugamba. Gahunda y'urugamba ifitwe na Mose hariya ku musozi aho yari ari na Uri na Aroni. Ibyo se birumvikana se mu buryo bw'umubiri? Kubera iki? Ombereza. Hari ikintu bita lien de causalité. Turasoma mu Kinyarwanda. Amen. Amen. Turibaza iki kibazo. Quel est le lien de causalité? Ndasoma mu Kinyarwanda. Quel est le lien de causalité entre le théâtre de la guerre et le geste de Moïse sur la colline? Lien de causalité. Ni ukuvuga iki? Mu ijambo rimwe mvuga ngo ese lien de causalité, amen, ni ikintu gikomeye cyane mu bushakashatsi. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose gifite impamvu yagiteye. Nta kibaho nta mpamvu. Amen. Nimba wumvise ubushuhe hari impamvu yabuteye. Hariho icyo bita le lien causal entre la cause et les effets. Donc de cause à effet. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose iyo niryo hame ry'ubushakashatsi. Ibintu byose muri univers mu isanzure Imana yaremye bifonctionne, bibaho bishingiye kuri iryo hame. Ni ukuvuga ngo muri univers
cyangwa mu isanzure nta majirimo, nta bidafututse birimo. Nimba inyenyeri izenguruka gutya hari cyabiteye. Ayubise icyo kintu rero Imana yashizeho cyitwa la causalité, cyangwa le lien causal des événements, des phénomènes, ikintu gitera ibintu kubaho. Abascientifique, abanyabwenge bazi yuko nibamenya igitera ibintu kubaho, sibyo, bakakigane neza, bashobora guteganya nibizakurikira. Niyo mpamvu indege iva ku kibuga igaguruka, bakaba bamaze guteganya n'amasaha izagerera ahantu. Wanyumvise? Kuko bashingiye kuri icyo yuko ibintu byose mu isanzure mu biriho bibaho bigafonctiona kuri principe ya causalité. Ni ukuvuga ngo causalité izana icyo bita determinisme. Ni ukuvuga ngo ibintu ko ari ibintu ko byasetinzwe, numara kumenya amategeko abigenga ushobora guteganya nibizakurikira. Amen. Nimfata amazi nkayateka akagera kuri degere 100 tuvuge, sibyo, hanyuma ngafata ifu ngashyiramo, amen, hanyuma bizavamo ubugari. Mubaza ko byapfuye kuza gutyo? Abambere batangiye kurese ubushuhe. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose bibaho muri iyo principe ya causalité. Hari iki kuko habaye kiriya. Nimenya ko iteka iki kibyara kiriya, amen, nkabyigaho neza, nshobora guteganya ko n'inkora iki n'iki bizabyara kiriya. No, nta maji rero iri muri cosmos cyangwa muri univers. Niyo bita principe de causalité. None twibaze rero, urugamba rurabera kure hariya mu kibaya, na Mose n'inkoni y'Imana ku musozi, lien de causalité ikibihuza niki? Ntacyo. Ari kibihuza? Wewe Mose ari hano, abandi bari hariya Nyabugogo, nagira gutya genda vuza abona ni hafi, nagira gutya urugamba rugahindura icyerekezo. Uwaneshaga akaneshwa, uwaneshwaga akanesha. Hariho bihuriye mu ijambo rimwe, ntago biri scientifique. Ni ukuvuga ngo lien de causalité nta. None se nimba rero nta lien de causalité, nta kintu kibihuza, niki noneho kibihuza? Ni magie se? Ariho umushakashatsi ukomeye cyane yateje imbere ubuvuzi na science yitwa Claude Bernard, yabayeho mu kinyejana 19, niwe yavumbuye ubwa mbere, yateje ubuvuzi uno musi tukoresha, yateje imbere ubuvuzi mu kuvumbura ibintu byinshi cyane. Muri ibyo niwe wa mbere yavumbuye ko umwijima, foi, amen, liver, umwijima, yavumbuye ko umwijima mu byo ushinzwe harimo no gukora isukari. Niwe wa mbere. Iyo c'est la fonction glycogénique du foie. Byayimenye gute? Yarebye inkwavu, sibyo? Inkwavu yari maze igihe kirekire itarya ibintu bite isukari nk'ikaroti, ariko ayipimye asanga mu maraso harimo isukari. We kese ko stari ibintu birimo isukari, isukari yavuye. Hanyuma afata rero imwe arayibaga, yoza ibintu byose avanamo byose, isukari n'iki byose, hanyuma mu nyuma hongera kuba isukari. Aravuga ati rero ntabwo isukari yose iva mu byo turya. Ahereye kuri ubushakashatsi niyo yaje kuvumbura ko umwijima ubwawo ukora isukari. Iyi sukari yamanutse mu maraso yacu, iyo bita glucose, umwijima wibitsemo, amen, icyo bita glycogène. Ibyo turya bibi byose umwijima ufata ugasitoka, iyo sukari igahinduka glycogène,
ntabwo ari glucose. Noneho glucose ni isukari. Noneho mu maraso murabona uyo turakora no gukoresha ubwongo bisaba isukari, nizana energy, izana imbaraga, na siporo n'iki byose isukari. Noneho gutekereza bikeneye isukari. Noneho isukari yagabanuka mu maraso, pancreas iri hejuru y'impyiko igahita irekura rero, amen, enzyme ikarekura ibituma foie, umwijima, ubwirwa ngo isukari yagabanutse. Hanyuma iyo glycone isohoka igahita ibwira umwijima isukari yagabanutse, rate yagabanutse, amen, ratio yagabanutse, igipimo. Noneho umwijima ugahita ufata mu bubiko glycogen, igahita yihindura isukari ikayijugunya mu maraso. Ariko ibi bintu mwumva byarikoze koko? Hari indi ibikwa mu mitsi, hari indi glycogen ibikwa mu mitsi, nayo iyo hageze yuko iyo muri foie idahagije, iyo mu mitsi nayo ibwirwa ngo irekurwe. Murumva? Uyu rero Claude Bernard niwe wa mbere wavumbuye ibyo. Yayivumbuye gute? Kuri ya principe twavuze. Iyi sukari ko zitari ibintu bitangaye, isukari ivahe kuko nta kintu kikora. Ahuza rero byose, asanga rero iva muri foie, niyo ikora, ntabwo ari byo zariye izo lape, izo nkwavu. Mayibise iyo ni principe ya causality. Ntabwo ari maji kuba harimo isukari kandi zitari ibitanga isukari. Muri make rero, reka ngomeze gito, iyo twirije, sibyo, amasaha 12 yonyine, igipimo cy'isukari kiba cyagabanutse. Twagera ku masaha 28 twirije, kiba cyagabanutse cyane. Niyo mpamvu mutangira kumva mufite intege nke. Hanyuma iriya pancreas yatanga message, foie nayo ikavuga ati nakareserve nako kabaye gake, ahubwo nyabuneka genda ufate agakombe k'icyayi kugira ngo ugiye umwijima mbone icyo nkoresha kugira ngo isukari iboneke. Nibyo duteye mu byo buteye ubwoba. Imana yabyo. Niyo mpamvu Dawidi ati ngo ndikiremo cyari mu buryo butangaje. None tugaruke hariya rero. Murumva ko nta kintu gihuza urugamba na Mose cyasobanurwa n'ubwenge. Ibyo rero bibyara iki? Kugeza mu byumvise. Ruriya rugamba rurimo amasomo menshi cyane. Rurimo amasomo menshi. Amen. Haleluya. Uyu Claude Bernard yavutse mu 1813 apfa mu 1878. Yarakoze ibintu bikomeye byo guteza imbere science, cyane ubuvuzi. Imana ishimwe. Amen. None ikintu ushaka kuvuga ni rero, turebye rero urugamba ukuntu rwagenze, noneho baratsinda. Bamaze gutsinda ko amaboko ya Mose yakomeze ari hejuru azamura inkoni y'Imana, ngo aho hantu abamaleki batsindiwe. Amen. Bamaze gutsinda urugamba, Mose ateye kubaka urwibutso arwita Yawe Nisi. Yesu nyavuga Jehova, Yawe Nisi. Siko dusomeye Yawe Nisi. Aravuga ati Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abamaleki ibihe byose. Amen. Nuvuga ngo intsinzi iva ku Mana. Amen. Intsinzi iva ku Mana. Uwiteka niwe bendera yanjye, tenez mon bannière, kugira ngo bakomemore la victoire, intsinzi y'Imana. Muri urugamba rero turimo rwo gukorera umugambi w'Imana, ko umugambi w'Imana ntabwo uzigera ushyirwa mu bikorwa hatabaye intambara.
iriya ntambara y'abamaleki n'abaheburayo ntabwo yarangiye, kuko mu isi y'umwuka, umwuka w'abamaleki ni umwuka wose urwanya ubwoko bw'Imana, kuko buhetse umugambi w'Imana. Amen. Impamvu imyuka y'amaleki ikwiye kurwanya, uyu munsi rero mubimenye, mumenye ko amaleki no physique, nubwo abamaleki batsembwe ko munyuma baje gutsembwa, sibyo? Ariko hariho abakomoka kuri amaleki bakomeze kubaho bake. Harimo uriya yitwa Hamani umwagagi. Agagi akomoka kuri amaleki. Niyo mpamvu Iran ni umwanzi wa Israel. Bayibise uvuga ngo Iran yagize abakomoka kuri amaleki kandi bagakomera muri kiriya gihugu. Uriya mwuka wa amaleki rero ntabwo wigeze uvaho. Uyu munsi rero kuri twebwe, amen, amaleki ni imyuka y'abadayimoni irwanya umuntu wese abiswe mu mugambi w'Imana. Mu buryo rero buhambaye, amaleki arwanya itorero. Niyo mpamvu itorero ridafite ibihe byo gusenga ntabwo rizakira amaleki. Kiretse rihindutse idini, Satani azarireka. Ibi ni ibintu by'ingenzi bavandimwe. Amen. Amaleki dusoma hano mu buryo bw'umubiri, abamukomokaho bamwe bakomeje kuba muri Ibuperesi, ariyo Irani. Muri abo harimo witwa Hamani. Namani ni umunyasiriya wa mujenerali, yaragwaye ibibembe. Hamani ni wa wundi yashatse gutsemba abayuda ahereye kuri Moridekayi, kubera ko isi yagize urwango rw'abayuda, nuko mu maraso ye hatembamo amaleki. Ni ya ntambara yagikomeza. Kubera iki? Nta kintu kikora. Ruriya rwango bayita haine viscerale, yabangaga bituruka mu mara, apana mu mara aya mara, bituruka mu majene, bituruka mu bisekuru. Amen. Haleluya. None twebwe hano uyu munsi turi ubwoko bw'Imana, turi itorero. Ubwoko bw'Imana mu iterano rishya. Dufite amaleki aturwanya. Ninde? Ni Satani n'abadayimoni. Kubera iki aturwanya? Hari ideni tumufitiye? Kubera umugambi w'Imana uri muri twe. Amen. Nimba uri umupagani uri mu itorero ntazakurwanya, ahubwo arwanya abo umugambi w'Imana uri urasohozwa nayo binyuze muri bo. Wowe nanjye nuriya, twebwe tugize itorero rya Kristo ku isi. Amen. Niba twaravutse ubwa kabiri, tukaba umugambi w'Imana uri urasohozwa muri twe. Amen. Ni ngombwa rero rugamba Yosuwa n'ingabo ze n'Abayisiraheli barwanye Mose ari ku musozi. Amen. Yamanika inkoni bakanesha Israeli, ikanesha abamaleki, yaruha abamaleki bakanesha ubwoko bw'Imana. Amen. Ruriya rugamba ruracyakomeza ahantu hose hari umugambi w'Imana. Amen. None reka rero mbabaze, twe turasoza, ku muntu rero atazi ibyo kandi ari mu mugambi w'Imana, birangira bimugendekeye gute? Haratsindwa. Satani aramwigarurira, kabone nubwo yaguma ajya mu itorero, ariko yari amaze kugarurwa kwa Satani. Kuko ntabwo ushobora kunesha amaleki gutyo gusa. Amen. Donc amaleki ni imbaraga zose zirwanya ahari umugambi w'Imana. Nimba waratoranijwe n'Imana, nimba warahamagawe, ufite umwanzi yitwa amaleki, esprit d'Amaleki. None rero mu kurangiza mwumve. Amen. Uru rugamba
rwo kurwana Amaleki. Nashaka kubabaza, Amaleki si we yabanje gutera Abaheburayo? N'abantu bavuze ngo Amaleki nguriya tumutere, niyo yaje kubatera. Kuko yaje kubatera ahagarika umugambi w'Imana, kuko wari ukugira ngo ubu bwoko bubitswemo isezerano rya Mesiya umucunguzi w'isi. Amen. Uwo mugambi mu kubatsemba n'umugambi ndawutsemba, uwo ni Satani akoresha rero Amaleki. Natwe uyu munsi twebwe abakiriye umwami Yesu Kristo umwana n'umukiza, ni twebwe tubitswe mu mugambi w'Imana. Rero Amaleki rero wa kino gihe aratuzi, ntabwo turinda kumucokoza ngo adutere, ngo atugabe ibitero. Niwe afite inshingano zo kudutera kugira ngo aburizemo umugambi w'Imana. Amen. Ntazashobora gutsemba itorero ryose, kuko Yesu yaravuze ngo itorero ryanjye ryubatse ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora, amarembo ya Amaleki ntabwo azarishobora, ariko umwe abasha kumushobora. Principe rero tuvanamo nizi, iyo ntambara yabaye Yoshua na Amaleki, nuko imbaraga zo kunesha Amaleki ntabwo zari mu ngabo ziri ku rugamba Yoshua n'ingabo ze. Imbaraga zanesheje Amaleki zari ku musozi. Amen. Aho umugabo yitwa Mose, amen, amanitse hejuru inkoni y'Imana. Iriya nkoni y'Imana niyo yari irakora akazi hariya ku rugamba. Amen. Inkoni y'Imana rero ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, haleluya, niryo mu gusenga, mu kwizera, amen, rirekura imbaraga z'Imana zikajya ku rugamba, noneho twebwe tukanesha Amaleki. Nitureka ijambo ry'Imana, amen, Amaleki azadutsinda. Amen. Kuzamura inkoni y'Imana, amen, haleluya, nibyo bizana ibyo ya tempo, ya ritme yo ku rugamba. Kuzamura inkoni y'Imana ni ukuvuga ngo ni ukuzamura, haleluya, ubuhamya bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikaba hejuru, ibindi bigacishwa bugufi mu bitekerezo byacu, mu buzima bwacu. Kandi ibyo bishoboka gute? Mu gihe turi abantu basenga, basabana n'Imana. Kuko imbaraga, haleluya, zari muri ya position Mose afite imbere y'Imana, kuvuga ati mwami Imana, ijambo ryawe gusa, icyo wavuze, ni turi ubwoko bwatoranijwe, turi ubwoko bw'isezerano, uratujyana i Kanani. Amen. Ibihangana n'iryo jambo, n'iryo sezerano wasezeraniye Aburahamu na Isaka na Isirayeli basogokuruza. Amen. Nibyo gusa twebwe duhagazeho. Haleluya. Ibyo gusa byo kugira Imana ko ariyo yavuze. Amen. Byahinduraga icyerekezo cy'intambara. Imana yahabwe icyubahiro. Nawe rero Amaleki akurwanya, kuko urimo isezerano urimo umugambi w'Imana, ntuzamunesha udasobanukiwe icyahaye ba Yosuwa gutsinda Abamaleki. Ntabwo ari imbaraga zabo, ntabwo ari kuba ari inzobere, ntabwo ari kuba ari benshi, ntabwo ari kuba bafite intwaro ziruta iz'Abamaleki. Ni ukubera ko bari ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Amen. Kandi Imana ntigineshwa. Haleluya. Imbaraga zayo igihe cyose ubwoko bw'Imana bwahagaze imbere yayo bugashira hejuru ijambo ry'Imana kurusha ibindi, kurusha ibitekerezo byabo, strategy zabo, amayeri yabo, imikorere yabo, bagashira hejuru ijambo ry'Imana. Amen. Ni ngombwa Amaleki arakubitwa, aratsindwa. Haleluya. Ariko si nous négligeons la parole de Dieu, ni dusuzugura ijambo ry'Imana, niba ari ryo ritriompha rijya hejuru,
amen, kandi tukagira intege mu gusenga. Reka mvuge gato mu gusenga, umviriza. Dufate ibi. Iyo Mose, sibyo, aruha akamanura akaguma gutya umunsi wose, byagenda gute? Nta n'umwe yari kuro umugambi w'Imana. Natwe uyu munsi ntabwo tuba turi hano. Turi hano kubera wa mugambi wasojwe muri Yesu Kristo, kandi bariya nibo bari babise amasezerano. None iyo aguma gutya akaruha, uko agenda gutya niko bakubitwarira ku rugamba. Ibyo rero biravuga iki rero? Ko ngo ibyabo byari igicucu cy'ibyacu. Biravuga ngo iyo dusenze hanyuma tukagenda tugabanuka mu gusenga, amen, n'ijambo ry'Imana ikagenda rikama muri twe, ntirikoreshwe, amaherezo amareka aradutsemba, Satani aranesha. Wayibise? Nicyo bisobanura amaboko ya Mose amanuka hasi. Nuvuga ngo intambara turimo y'umwuka, amen, haleluya, ili ritme yayo. Nuvuga ngo ibyayo iyo ntambara bituruka kuri position dufite mu isi y'umwuka, mu ijambo ry'Imana, mu gusenga, amen. Ni ukuvuga ngo tugabanukiwe mu kuba mu ijambo ry'Imana no mu gusenga, ibyo bifite ingaruka ku rugamba. Amaleke agira imbaraga, amen. Biriya bibatwisha rero ngo niyo mpamvu uvuga ngo musenge ubudasiba. Numva se? Ngo ati Mose, kora uko ushoboye ukomeze kuzamura amaboko. Mwibaza ko Mose ntabwo byamuruhije? Byaramuruhije. Niyo mpamvu baje kubona bamushakira amabuye yicaraho bakamufata amaboko, amen. Bivuga ngo rero no mu masengesho, amen, ukeneye sapoti yanjye, nkeneye sapoti yawe. Mu masengesho dukeneye Uri na Aroni badufatira amaboko. Ntabwo umuntu umwe ahagarara gusa kuba amasengesho ye. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nanjye mu nsengere. Wayumvise? Nuvuga ngo yari waributsa ko Mose nubwo yari igihangange mu Mana, yarakeneye Uri na Aroni. Na niyo mpamvu amasengesho y'itorero ryose aragwanwa na Amaleki. Arashaka ko Mose aguma wenyine, kuko Mose yatabona Uri na Aroni kari kabaye. Na niyo mpamvu iyo bahamagaje amasengesho y'itorero ntabwo ari bose bitabira, kuko abantu benshi ntabwo bazira ibanga, ngo bari busy, ngo bari mu biki. Rero bavandimwe, turashoje, mumenye ko amareka arahari, kandi azi ko igihe cye ni kigufi. Ingabo ze ziri ku rugamba, ntabwo tuzazinesha nitudakora nka Mose na Aroni na Uri. Amasengesho y'umuntu ku giti cye ni sawa, ariko ntabwo ahagije. Hagera igihe akenera Uri na Aroni bamusutene, bamuzamurira amaboko. Niyo mpamvu iki gihe turimo, itorero ryari rikwiye gusobanukirwa urugamba itorero ririmo urwo ari rwo, kugira ngo bamenye n'ukuntu rurwanywa, amen. Bamenye ko ntabwo ari urugamba rw'inyama n'amaraso, amen, ni urugamba rw'Imana, rurwanywa n'intwaro z'Imana, bakarurwana mu buryo bw'Imana. Murabona ko Mose ibiri hariya ku musozi azamura inkoni nibera ku rugamba, mu bwenge bwawe ntabwo wabihuza. Na niyo mpamvu intambara turimo ntabwo ari intambara yo mu bwonko, ntabwo ari intambara ushobora gusobanuza ubwonko bwawe, ni intambara y'umwuka. Reka rero ndangize mbabwira, umvirize. Iyo uri muri chambre ugapfukama ugasenga, amen, ugasenga
ugasenga ibyo urasenga. Nta muntu ukubona, ni wowe n'Imana. Si uri muri shamba, sibyo? Ariko nutahura ibi byabaye refidimu hariya, urahita umenya ngo kabone nubwo uri wenyine aho nta muntu ukubona, ariko uri imbere y'Imana. Amen. Uwo mwanya rurasenga mu mwuka no mu kuri, wishingikije ijambo ry'Imana, ariyo ya nkoni. Ni ngombwa ubimenye. Amen. Bitanga tempo ku rugamba. Wari muri pozisiyo kunesha atangira kuneshwa. Ibyo ntuzabyibagirwe. Uyu munsi rero twese turo rya Kristo ku isi tubitahuye ibi. Amen. Tukamenya mu buryo bw'umwuka icyo bisobanura. Mose kumanika inkoni y'Imana amanitse amaboko, urugamba hariya ubwoko bwe bukanesha, abanzi b'Imana abamaleki bakaneshwa. Tubitahuye. Amen. Tuhita tumenya ko ibintu byose tubonesha amaso. Amen. Ritme yabyo, icyerekezo cyabyo, haleluya, kiri ku mavi no kuzamura ijambo ry'Imana. Abantu si bafite imbaraga, ibintu si bifite imbaraga, oya, imbaraga zifitwe n'Imana. Wabibise. Niyo mpamvu rero aya masengesho Satani arwanya ko abantu benshi batayitabira, kuko arabizi ibyo ari byo. Na niyo mpamvu abantu bari debata mu bibazo byabo, akarwana, amadeni ntava mu nzira. Wabibise. Ingorane ziva mu nzira, ibibazo niva mu nzira. Kubera iki? Bariho bararwanya ku rugamba badafite Mose hehe? Ku musozi. Amaleki rero akabakubita, ubuzima bakarwana ubuzima ngo n'ubuzima ngo nakundi ugasanga ubuzima bugenda bukomera, kuko ntago bazi intambara bari mu yariyo, ko atari intambara ya logique. Ntago ubwenge ari bwo buri buragwana muri intambara y'umwuka. Bakwiye kumenya ko barwana intambara. Amen. Uko bibaza ngo barakemura ibibazo bikabyara ibindi, kuko bariho barabikemuza ubwenge bwabo n'imbaraga zakemura. Kandi bo bazwi n'Imana ko bakijijwe, bakabaye barwanya Amaleki n'intwaro z'Imana no mu buryo bw'Imana. Ko twabonye ko ntabwo principe de causalité ikora muri iyi ntambara. Wabibise. Amen. Ntabwo iyi ntambara igenda uko iby'isi bigenda, ntabwo bikemurwa uko iby'isi bikemurwa. Abayosuwa iyo barwana nk'uko abantu b'isi barwana, bari kuba baratsembwe, ariko intambara yabo yari mu ntambara y'Imana. Niyo mpamvu uburyo bwakoreshejwe ni uburyo butinjira mu mitekerereze ya kimuntu. Niyo mpamvu navuze ni uriya Claude Bernard, uriya mushakashatsi, amen, yahuje ibintu asanga ntabwo isukari ipfa kuza, ntabwo ari maji. Kubera ko itariye ibintu biri mu isukari, urukwavu, hari impamvu yatumye isukari iboneka. Yarakoze ubushakashatsi kugeza mu mubiri wacu hari ibyibikamo, amen, glycose, hanyuma igihe kigeze bikenewe, glycose yahindutse glycogene igakoreshwa ikongera ikabyara glycose, isukari mu maraso. Ahita amenya rero ukuntu ahuza isukari yabonye mu maraso hamwe n'umwijima ukora iyo sukari. Amen. Muri iyi si rero niko bikora. Iki ni impamvu ya kiriya. Mwanyumvise? Ariko mu isi y'umwuka turimo rero muri intambara, ntabwo iki ari impamvu ya kiriya. Ibyo tugiye kuva ku rubuga, amen, rwa principe ya causalité. Ntabwo ari ibyo. Ngo noneho ngo ningira, unawe uri umukristo, sibyo? Noneho ngo nishora ngo ibi nkuko kanaka yabigize bizunguka ibi. Wowe ntabwo uri kanaka, wowe uri mu bwoko batoranijwe, ufite Amaleki. Ibyo ntabwo bikora gutyo, ahubwo kora ibyo ukora, ariko imbaraga zawe ntuzishire muri ubwo bwenge bwawe n'ubwo strategy zawe, ahubwo izo mbaraga zishaka imbere y'Imana. Ndabyumvise. Amen.
rero muzajye mwimenya, mwebwe ntabwo muri bariya ashobora kubikora bigakunda, akagura ibitunguru by'ibihumbi igihumbi, ibitunguru by'amafaranga 1000, hanyuma nyuma y'icyumweru bikabyara ibihumbi 10, nawe ukajya kubyigana, kandi wowe amen ubitseho mu mugambi w'Imana. Uriya nta Amaleki afite, wowe ufite Amaleki. Abihombye ako kanya tarikuze ko bire bikunda giye byagize gute, wowe ufite Amaleki umurwanye mu nzira z'Imana, ntabwo ari ubwenge. Amen. Hanyuma wamara kurwanya Amaleki, ibyo ukora byose uzamenya ko imbaraga zimutumura, imbaraga zituma ava mu nzira yawe, imbaraga zituma ava muri business yawe, imbaraga zituma ava mu migambi yawe, amen, ziri ku musozi imbere y'Imana. Komeza uzamure inkoni y'Imana, komeza uzamure amasengesho, komeza uzamure ijambo ry'Imana, komeza wisuze Imana amasezerano ari mu ijambo ryayo. Iyo nkoni ntukayimanure, ikomeze ijye hejuru. Uzabona Amaleki akuvira mu buzima, akava no mu bintu byawe, akava muri business yawe, akava mu byo ugambira, kubera yuko Imana naguhinduka. Uko yakoranye na ba Mose na ba Aroni na ba Uri, niko ikorana natwe munsi. Hallelujah. Kadusenge. Data, turagushima kuri uyu munsi ugira kabiri waduhaye wo kumenya ko umugambi wawe ntabwo ujya usozwa utanyuze mu rugamba, utanyuze mu ntambara. Amaleki ni umwanzi w'umugambi w'Imana. Amaleki wo mu gihe cya Mose yarapfuye, ariko umwuka warakomeje. Niyo mpamvu uyu munsi turisengeye, tugasenga ituro ryawe kugira ngo tumenye ko Amaleki ntabwo tuzamurwanisha diplome zacu, tuzamurwanisha amafaranga yacu, ntituzamurwanisha ikimenyane, ntituzamurwanisha ibintu byose isi ikoresha, intwaro z'isi. Tuzamurwanisha ijambo no gusenga, tuzamurwanisha gukomeza kuzamura amasengesho imbere y'intebe y'Imana, tuzakomeza kuzamura inkoni y'Imana, y'iro jambo ry'Imana, amasezerano y'Imana, kugira ngo ubuzima bwacu igihe cyose bwitwe, bugaragaze mwami ikimenyetso cy'uko ubuzima bwacu bwanditseho Uwiteka niwe bendera yacu. Niturwanisha ibindi, bendera yacu ibe Uwiteka, kugira ngo tube mu nsinzi ya buri munsi, tugenda dutsinda Amaleki kugeza ku iherezo. Uduhe mwami kwirinda kwishingikiriza ubwenge bwacu, uduhe kwirinda kwishingikiriza ubumenyi bwacu, twirate imbaraga zawe aho kwirata imbaraga z'abantu. Urakoze mwami yuko uyu Amaleki twamaze kumenya uburyo twamurwanya, iyo aduteye uburyo twamunesha. Ntabwo ari ubwenge, waravuze ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wanjye. Mu izina rya Yesu, amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Haleluya. Rero bavandimwe, nashaka gushimangira iki? Ufite ba Amaleki bawe, nanjye mfite abanjye. Wabizi? Ntabwo bazakuva imbere utamenye ibanga ya Mose na Aroni na Uri. Wowe uzakwamira mu kibaya, ntabwo uzagera mu gihugu cy'isezerano. Umugambi w'Imana muri wowe uzafuba, kubera ko utamenye Amaleki wari we, uburyo akora n'uburyo wamurwanya. Amen. Uyu munsi rero ubitekerezeho inshuro nyinshi. Nta n'umwe mu bantu bafite umugambi w'Imana mu mitima yabo Amaleki atazi. Nta n'umwe Imana yabikije muri we. Muribuka Paulo, reka ndangize kuri iki. Muribuka Paulo abwira Timoteyo amwandikira ngo urinde, ngo ndakwinginze
amen. Urinde ikibitsanyo wabikijwe, ukirindishe imbaraga z'Umwuka wera kugeza kuri urya munsi. Numva ko ari ibintu twabikijwe ni wa mugambi, amen. Hari ushaka kuwiba, rinda awurindishe iki? Ubwenge bwe, amayeri ye awurindishe imbaraga nazo zikorera zikora ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana no gusenga, amen. Rero Imana ibahe umugisha, tuzakomeza ejo n'imimaniza bitaravuga, hanyuma abakoze umurimo w'Imana bose mu nzu y'Imana tubashimira Imana. Muhana umugisha w'Imana.